nicyo gihe cyiza cyane kugira ngo ukande subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho azajya abasha kuba yakugeraho gatanu kuri gatanu utiriwe uvunika. Ntahandi rero ushobora kuba rero utarayikanda uyikandeho kandi kukazogera ukande like kuri iyi video, ndetse kandi wibuke no gusiga utanze igitekerezo cyawe unyuze hasi muri comment, ubundi kandi wibuke no gusangiza abandi baturarwanda aya makuru aba agezweho. Nonaha rero nyemerera turebere hamwe breaking news n'amakuru rero agezweho aka kanya. Mu by'ukuri ngira ngo tugende turebera hamwe uyu nguyu rero muri kubona kuri screen zanyu, ngira ngo munamuzi cyane, na wundi rero akaba ari umuhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, hakaba ari n'imfura ye akaba yitwa Ivan Cyomoro Kagame. Uyu musore rero hari amakuru ari kugenda tugeraho muri aka kanya avuga yuko rero yamaze kuba yakora ubukwe, yamaze kuba yakora ubukwe rero uyu musore wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Ivan Cyomoro Kagame. Ni amakuru rero akomeje kugenda atugeraho muri aka kanya hano kuri Kigali Vibes TV. Ni nayo mpamvu rero duhise tugaruka muri studio igitaraganya kugira ngo tubagezeho aya makuru rero akomeje kugenda acicikana hano muri uyu mujyi wa Kigali, avuga yuko uyu musore wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame Ivan Cyomoro Kagame yaje kuba yakora ubukwe. Ibi byose rero ngiye kuba nabikuramburira, wowe rero icyo ngusaba nta kindi ni ukugumana natwe hano kuri Kigali Vibes TV kugira ngo ugende umenya buri kimwe cyose. Ushobora kuba wakibaza aho ubu bukwe bwaje kuba bwabera, dore ko ari n'ubukwe bwaje kuba bwatungura abanyarwanda benshi cyane, ndetse kandi akaba ari n'ubukwe aho uyu musore bikomeje kugenda bivugwa yuko rero yaje kuba yabukorana n'umuzungu. Byinshi rero uri gukomeza kugenda wibaza, twaje hano nyine kugira ngo tugusobanurire byinshi, were kuhera mu rujijo. Kuva wageze hano rero kuri Kigali Vibes TV nta kabuza rero wageze iwabo w'amakuru watandukanye no kujijwa rero amakuru yose rero turayakuzaniye kugira ngo umenye birambuye kuri uyu musore ukundwa n'abanyarwanda batari bake, cyane cyane abiganjemo abakobwa bamukunda kubi bitewe nyine n'ukuntu hafite look nziza n'ukuntu ashinguye uyu musore Ivan Cyomoro Kagame. Amakuru rero akomeje kuba yatugeraho nuko uyu musore Ivan Cyomoro Kagame yaje kuba yakora ubukwe, akaba rero yaje kuba yakora ubukwe bwiza cyane. Ngira ngo rero nk'uko mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu mu mavideo tukomeje kugenda tubaha, uyu musore rero Ivan Cyomoro Kagame amakuru ari kutugeraho nuko yaje kuba yakora ubukwe. Akaba rero uyu musore wa nyakubahwa perezida wa Repubulika hakoze ubukwe, akaba akoze ubukwe ku myaka ye 34, dore ko yavutse mu mwaka w'1990. uyu umusore Ivan Cyomoro Kagame nk'uko rero amakuru ari kutugeraho bivuga. Ikindi rero ushobora kuba wamenya kuri uyu musore mbere yuko nanakubwira aho bwaje kuba bwabera, ndetse nanaguhishurira byinshi. Ikindi ushobora kuba wamenya nuko uyu musore Ivan Cyomoro Kagame ubundi adakunze kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni umusore rero utuje, ni umusore ufite discipline muri we nk'uko nyine nk'uko abantu benshi bakunze no kubibona. Ni umusore rero udakunda ibintu bya social media cyane. Ni umusore aho ku rubuga rwe rwa LinkedIn agaragaza nkaho ari umushabitsi cyangwa se umucuruzi mu by'ukuri, ndetse n'umushoramari uyu musore Ivan Cyomoro Kagame. Amakuru rero akomeje kugenda atugeraho nuko uyu musore Ivan Cyomoro Kagame yaje kuba yakora ubukwe nyuma yaho nyine papa we yongeye gutsinda amatora yo kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri manda y'imyaka 5 igiye gukurikira. Amakuru rero akomeje kutugeraho nuko uyu musore Ivan Cyomoro Kagame yakoze ubukwe mu rwego rwo gushimisha papa we, rwo kongera nanone gushimisha papa we, ndetse no kumufasha guserebura ndetse no kwishimira intsinzi y'amatora yaje kuba yagira ejo bundi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7. Uyu musore rero Ivan Cyomoro Kagame impamvu yaje kuba yakora ubukwe
nyuma y'amatora ni ukugira ngo afashe papa we gukomeza kwishimira iyi manda y'imyaka 5 agiye kongera kuba yayobora uyu musore rero Ivan Cyomoro Kagame. Ikindi rero ushobora kuba wamenya nuko ubu bukwe bwa Ivan Cyomoro Kagame bwari buryoshye, bwari ubukwe bubereye ijisho nkuko uri gukomeza kugenda ubibona ku mavideo turi kubahereza kuri screen zanyu. N'ubukwe rero bwiza cyane bwari bubereye ijisho, aho rero hari n'umuhanzi Israel Mbonyi Cyambu rero nawe akaba yarahabaye cyane. Uyu muhanzi wakunzwe mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, akaba akunzwe rero no gutumirwa n'abakuru b'ibihugu cyane, ndetse n'indirimbo ze zikaba zikunze no kumvwa n'abakuru b'ibihugu. Aho rero nk'uyu musore wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje nawe kuba yamwifashisha mu bukwe bwe mu by'ukuri, ndetse ibingibi bikaba binabaye nyuma y'aho Perezida wa Tanzania Samia Suluhu nawe yigeze kugaragara ari kuvibinga indirimbo ye ni Nasiri. Mu by'ukuri uyu musore rero Israel Mbonyi Cyambu akaba ari umusore ukomeje kugenda agaragaza igikundiro, akomeje kugenda agaragara nkaho rero akunzwe n'abantu benshi cyane mu by'ukuri, kandi bikaba binakwiriye. Ikindi rero ushobora kuba wamenya kuri ubu bukwe bw'imfura ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame nuko ubu bukwe rero bwaje kuba bwabera mu birwa bya Maldives. Ni ahantu heza cyane mu by'ukuri. Ibirwa bya Maldives rero ku bantu batahazi akaba ari igihugu giherereye muri Aziya y'Amajyepfo, akaba ari igihugu rero gifatwa nk'ibirwa, akaba rero ari ahantu heza cyane, akaba ariho rero ubukwe bwaje kuba bwabera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho bivuga. Mu by'ukuri ni ubukwe rero bwari bwiza cyane mu by'ukuri, abantu bose bishimye ndetse n'abanyarwanda bose rero bakaba bishimye cyane, mu by'ukuri bakaba bishimiye uyu musore wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndetse kandi hari n'abakobwa rero baje kuba bababara. Icyabababaje nta kindi rero nuko mu by'ukuri bari barakunze uyu musore cyane. Uyu musore rero akaba yari umusore ufite igikundiro, yakundwaga cyane cyane n'abakobwa. Hari abakobwa rero baje kuba bababara bakimara kumva yuko yakoze ubukwe. Mu by'ukuri uyu musore rero ni umusore wakundwaga n'abakobwa cyane cyane, nivuga ngo cyane ubyumve, ku buryo hari n'abakobwa bari baramwimariyemo mu by'ukuri bataranamubona, bataranahura. Hari abakobwa rero bari baramwimariyemo ku buryo bangaga kuba bavugisha n'abandi bahungu kuko bumvaga bari kumuca inyuma. Hari abakobwa rero bari baramukunze byabuze urugero. Aba bakobwa rero bakaba bababaye rero bitewe n'uko nyine uyu musore bakundaga byo gupfa baje kuba bakumva yuko yakoze ubukwe. Uyu musore rero Ivan Cyomoro Kagame akaba ari umusore rero wari ufite igikundiro kimwe na murumuna we Ian Kagame, rero akaba rero ari abasore bafite igikundiro mu by'ukuri. Ikindi rero ushobora kuba wamenya nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho nuko uyu musore rero bikomeje kugenda bivugwa yuko yaje kuba yakora ubukwe n'umuzungu wo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ntabwo rero mu by'ukuri ntabwo uyu mugeni we turabasha kuba twakurura amakuru neza cyane ngo tumenye aho aturuka. Gusa rero igihari cyo nuko nyine ayo makuru rero dogiye gukomeza kuyabashakira kugira ngo muze gukomeza mumenya update amakuru rero agezweho kuri uyu musore mukunda mutari bake. Uyu musore rero w'igikundiro cyinshi Ivan Cyomoro Kagame. Iyi ngiyi rero ni Kigali Vibes TV ni ukomeje kugenda ukurikira. Nkwibutse rero kureba munsi y'video ukareba niba warakanze subscribe, wasanga utarayikanda ukibuka kuyikanda kugira ngo amakuru yose agezweho azajya kugeraho. Ngewe rero mwumvaga kuri Mike, reka tubone mu kanya mu yandi makuru.